iyo yariye akanonka nta kibazo abafite umuziki ndawurya nta kibazo ashyugumbwa yego aho yanyikundiye mbese no mpamvu n'umuduri wanjye usa nkaho ariwe wamuterese umuduri umuduri wawe ni wamuterese yahise akunda ngo icurango akunda umuziki kure yakunda umuziki wanjye yahise yumva umucurango yanjye irenze aravuga ati n'umuntu kabisa. wow bya byamamare byabaye hit mu Rwanda umugabo n'umugore we Imana iduhuje nabo tugiye kuganira nabo maze batubwira uburyo bisanze aho hantu mugani wa Mwanafunzi duhuye bari mu gitaramo cy'akataraboneka bakoreye mu gasantere ko ku Karambi. Ni igitaramo bateguye bagira ngo barebe ko babona amafaranga yo kugura isuka yo guhingisha gasambu gato bafite. Ni agasantere gaherereye mu karere ka Huye ho mu murenge wa Kigoma. Ahagana saa 12 muri ako gasantere abantu bari bakubise baje kwirebera uyu mugabo w'igitangaza n'umugore we n'umwana bahetse. Reka turebe gace uko byari byifashe muri icyo gitaramo maze ubundi tugaruke tuganira nabo. Tujyane Nyaruguru tujyane Kibeho hamwe Yesu na Mariya basendera habanze bayasane wache babi ena gokonze kebe hani ena hatwite Panyaga cheturu hamero ganzo yabogoreza daha baby ena gokonze baby hani ena hatite magazi wachihuji wa babasikari witwa nde? Banyita Baby Cousin Kazi. Baby Cousin Kazi utuye hehe? Mu karere ka Huye umurenge wa Huye akagari ka Muyogoro. Niryo zina ukoresha mu buhanzi bwanjye bayita Baby Cousin Kazi. Yego. Irya babyeyi ni Sengiyumva. Yego. Iryo mwatizo ni Sengiyumva Muhammad. Yego. Okay. Reka tunyarikire ku ruhande rwe iburyo bwe hari umusheri bakundana cyane amazina ninde? Banyita Nyiramana Serafine. Yego. Nkabamvuka mu murenge wa Sabe akarere ka Gisagara. Yego. Ako kana kitwa nde? Kitwa Umurerwa Noel. Umurerwa Noel akazina keza cyane. Ese mugabo ni gute wahuye n'uyu musheri wawe? Jewe rero nari sanzwe ndi umucuranzi. Yego. Ndi umucuranzi nyarwanda. Yego. Nkayacuranga mu masoko atandukanye. Yego. Bamasenani, abamijana. Naje kunyarukira ahantu bita mu Rwanza. Mu kagari kababo no mudamu wanjye. Yego. Yusinari muzi nanjye ntiyaranze.
nenge gucurangira mu Rwanda mu isoko ryari ryaremye. Yego. Ndacuranga mu isoko makora inoti ya 2. None naje kunyarukira ahantu usanga no mugora ahantu ari ari kumwe n'abandi. Yego. Arimo yiyakiramo akantu. Yagirangaze n'icyaka. Ubwo wa mudamu mpageze nahageze umuntu ahita ngwita amafaranga igiceri amafaranga 200. Ati ducurangira indirimbo. Bankubitemo indirimbo. Ngwitamo ya 2. No kundi mugore yambona arashyugumbwa. Yego. Aho yanyikundiye mbese. No mpamvu n'umuduri wanyu usa nkaho ari we wamuterese umuduri. Umuduri wawe ni wamuterese. Yahise akunda ngo icurango. Akunda umuziki ko. Yakunda umuziki wanjye yahise yumva umucurango yanjye irenze aravuga ati no muntu kabisa ndabona yambera umugabo. Yego. Yaribanaga. Yari afite undi mugabo wa mbere arapfa. Yigeze kugira umugabo wa mbere arapfa. Apfa amusigiye utwana turi tw'udukobwa. Yego. Yewe uwo munsi yaragenda amwinjira. Winjira umunsi yarantahanye mu rugo rwe y'abagabo we waramwe yawe turagomba yawe twese we ntabwo uri gucika wa mugabo we waramwinjiye ngo ntiyagushatse bisa nkaho yashatse ariko urumva naramushatse nawe yarashatse ariko yesa ntaniwe anahanyiwe kuko masaga twara turi kudukobwa yego ubwo umugore ese bwatuma madam ese mu buzima runaka ubaye uti wabwa ati gemba wari kuya gukora inoti y'igihumbi mpinga mpingira umuntu inoti y'igihumbi yego atere notatu ngatubwa madam reka nze ngwe kutukora amafaranga yegeye kukusha umuziki ngicuranga indirimbo nawe ubyine nibwo tuzabona amafaranga karakara yego ubwo mudamu baraje kumutura za ndirimbo zanjye mudamu bwa mbere namuze mu karere ka Huye ariko bwa mbere aje kubyina umuduri wanjye yego kwakorewe 8 yego ubwo yasambwa ati ntabwo zongera kujya guhinga inoti y'igihumbi wa mugabo zanyu ucuranga nanjye mbyine tubona amafaranga yego nguko ko twatanye umugore wanjye mugwemba mutenda y'umwana wa mbere uri mu rugo yego ubu tujyanye kabiri ubu mufitanye abana babiri mu muziki yego hari indirimbo na ibita Sarafina ngira ngo wigeze no kusanga yumvishe Sarafina ubwo banyitwa ngo itagera amana Sarafina ikibazo misengera cy'amasiko uyu mugore nubwo mwa muri kumwe mu muziki naka kana mwa muri kumwe tuba turi kumwe kandi uyu mugore aka kana arakabyinisha akakabyinisha kagacugusa ubundi aka kana kamenye ibyaye byo kuki katarira ntabwo karira harabizi ntabimenye kuko nyina amubyinanaga anatwite nukuvuga ngo nyina yatangiye kubyinana uyu mwana amutwite aratwite yego ngacanga umuziki nawe akabyinana n'indiri mu nda yego umwana ageze avuka yego kagize amezi 6 ni karemano no muziki karawuzi umwana nawe ntazagira impano nk'iyanyu ahubwo azandusha impano azandusha mbona azandusha kuko arashabutse hari igihe ntera indirimbo mbona mu mugongo barimo aranyikiriza ari gushaka kubyina nawe arimo anyikiriza hanyuma ibi bintu birabatunze mubona hari icyo bibamari ibintu biradutunze ibintu nibyo nkuramo icyo kurya yego iyo nge ngacurangura gucurangira ahantu harimo isoko cye hari ahantu hajya udusate dushyushye curangira 100 200 ariko biradutunze bintungiye umugore n'abana hanyuma nimba bibatunze nko ku munsi nk'iyo mwagiye mu isoko runaka wenda uraza gukomoza ku masoko amwe namwe mujya muri aka karere kawe cyangwa na Nyamagabe iyo mwagiye mu isoko runaka mukavuga muti uyu munsi tugiye mu isoko rimwe mushobora kuhakora amafaranga angahe biterwa n'ishaba yego n'ishaba nabyukanye ukuvuga ngo muri Mwayene iyo ngiye gucuranga ahantu harimo isoko hari igihe makuru 3,000 hari igihe makuru 4 hari igihe makuru 5 yego hari igihe makuru 6 biterwa nuko amashaba yaje yego ko buri munsi uko umuntu ahirwa ariko cyo nzi cyo mu buzima busanzwe mu buzima buciritse umuduri uradutunga n'umudamu wanjye yego twakorera make twakorera menshi tuyarya ukwari yego ariko tukaryama uko turi kuko ubuzima bwacu turabuzi n'icyo tugamije turakizi ku muziki wacu nyarwanda
turacurangira abantu bakishima abanyarwanda bakishima muri rusange. Iyo muganize agira ibyo ambwira, ukimara kumva umugabo akubwiye ko mugiye gukorana muri ibi bintu by'umuziki, wabyakiye ute? nabyakiriye neza kuko nanjye nyine nari narigorewe mpingira icyo gihumbi bakananyura saa saba. Noneho rero arambwira ati wowe ati reka dupange nzaya ngenda curange nawe ubyine tubona amafaranga. Yego. Ariko byari bitarancengeramo neza. Ubwo noneho tujya mu mujyi wa Huye hari i Butare. Yego. Turagenda turabyina, aracuranga ndabyina. Yego. Ubwo mbona tuhakuye ibihumbi 8. Ndetse nuko nari nananiwe n'ibihumbi 10 twari kubihakura. Ni wowe wananiwe uravuga ati ndananiwe dutahe. Nambwe ati yewe ntabwo kananiwe dutahe nagwa aya mafaranga ngiye kurinda kuyagwaho. Yego. Ubwo ngubwo mbona birenze cya gihumbi nakoreraga. Yego. Ndamuga ati jewe ubu guhera ubu nzangukurikira mbyine ucurange mire tubona amafaranga. Uko tugiye gucuranga buke tujya ahantu bita Imusha. Imusha tuhakura 6,000. Yego. Mbona tubonye imibereho ndavuga ati umuduriwe. Ndabona ari ugiye kujya tugaburira. Yego. Ntabwo nzongera gufata isuka. Uyu mugani wudutunze. Kandi uradutunganye n'abana bacu nta kibazo tugira. Ntabwo dusonza, nawe dusabiriza, uradutunze nta kibazo. Mu masengesho usenga ni iki wifuriza mugabo wawe? Icyo mwifuriza nuko impano yiwe kandi ari nayo yanjye yazamuka tugatera imbere nk'abandi. Yego. Icyo nifuza. Mufite nk'indirimbo zingahe mwakoze zanyu mwihimbi? Indirimbo mfite za nyazo zindi mu bwonko bwanjye zanditse mu bwonko bwanjye. Ubu nshaka no kwandika no kujya no kwandika mu gitabo. Yego. Indirimbo 23. Uzandika ute tarize? Zandika mu bwonko bwanjye. Ngo indirimbo ya mbere imera ku ya mbere indirimbo 23. 23 turaziteza. Ubu nazi kubitangaha bwanjye. Nkuko iyo panaro burasi panaro ya original waciye. Iyi rero yari ijipo. Ndayifata nikoramo ututuntu. Ngo ngenda shaka gukora ibintu bitandukanye n'ibya gisupusupu. Yego. Kuko ufite n'indirimbo zawe zitarizi. Itandukaniro. Hanyuma se madamu ntazina wamuhaye? Madamu izina ryiwe ryamamaye mu buhanzi bwacu Nyiramana Serafine. Ni Nyiramana Serafine. Ariko Nyiramana Serafine azikubyina. Arabizi cyane. Nyiramana Serafine. Yego. Niryo zina ryiwe. Ubwo ni Nyiramana Serafine na Baby Kazi ni Kazi. Ubu nta gihe kijya kigera umwana wanyu akababuza gukorera amafaranga? Umwana wenda mukajya nk'ahantu mu isoko mwatangira kubyina akabararize, iyo arize bigenda bite? Iyo arize umwana nyina itagenda akamuhirere umuziki tukatuhagaritse. No kuvuga ngo hari igihe byo bikubaho umwana akarira muri ahantu muri gukora umuziki? Oya, umwana yo na mugabo iyo yariye akanonka nta kibazo abafite, umuziki ndawurya nta kibazo. Ubwo iyo arize mbanzi kashonje nkagenda nkamuhibere, nawe namuzani namugenda ni igikoma nkamuha n'igikoma. Yego. Namugure n'icyo kurya nkamuha icyo kurya, umuntu nkongera ngasubiza mu ngongo nkakora. Umwana nta kibazo abafite iyo yihagiye. Yese. Umwana wanyu arabizi neza. Nirinda kasonza. Wirinda kasonza wicyo ukora umukubita ibere ukamukubita ibiryo bikagenda fresh. Ntiwumva? Umwana wanyu nawe arabizi neza ko ari cyo kibatunze. Reka mbashimire nshimire Nyiramana Serafine, nshimire n'umugabo we Baby Kazi ni Kazi. Mwakoze cyane kwitabira kino kiganiro. Gende Eric Radu, reka nizere ko wakurikira Udushya Kingdom Plus. Umeze fresh, mukore subscribe tuzahore mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao ciao.